Shutira mukurikiranye ibiganiro kuri CYANE TV tongeye kubasuhuza muri uyu mugoroba aho muri hose. Turi kumwe rero n'umutumirwa wacu mukanya arabibwira tugiye kugeraho mu kiganiro hamwe n'urubyiruko ngo twabasezeranyije muri uyu mwaka wa 2025 twaye twabwiye tubategurira ibiganiro bigiye binyuranyuranye. Turi kumwe n'umutumirwa wacu twagira mbere na mbere abibwira nyuma tukubaza ikiganiro. Ngiye bayita mita Karibu rero Mita kuri twagutumiye uyu munsi nyine kuri mikoro za CYANE TV. Turagira ngo tuganire uko ubona urubyiruko rw'iki gihe imibereho yarwo, mbese nkawe umusore uri mu rungano uri muri kumwe n'urubyiruko, ubona urubyiruko rw'iki gihe rwitwara rute ukurikije imibereho y'iki gihe? Reka mbanze mbabwire mwebwe muri kundeba, mwebwe musigaye mwanga gukora ngo murashaka kuririmba ngo mukazaba abahanzi. Hari igihe muzaririmba ubwo mubonye, muri kwanga kujya guhinga ngo mwarangije ngo ayo mashuri. Hari igihe muzaririmba ubwo mubonye, mujye mufata amasuka mujye guhinga mu kaceza. Ikibazo rero nuko enda imirimo ubu urubyiruko kenshi ruba rurimo gukora usanga nyine ari kugira ngo rubone amafaranga vuba na bwangu, ugasanga mbese rufite nk'indoto zo kugira ngo rukore ibintu bidashoboka. Nkawe ubyumva ute, warugira nama zihe? Hari igihe urubyiruko rwiba, hari igihe rero rushaka kwiba. Ubwira ugeze rero ashaka kwiba, wenda ugasanga nk'umusaza w'imyaka nka 53 ari kugenda muri lava, sibyo? Afite inzu ye ari kugenda muri lava yishyuriye abana be bose amashuri. Noneho umwana muto w'imyaka, umwana w'umusore cyangwa se w'inkumi uri mu myaka 23 ati nanjye umwaka utandashaka irarava n'iriya nzu. Akavuga ati nanjye ndashaka iriya lava n'iriya nzu uriya musaza agendamo, kandi umusaza aramaze imyaka n'imyaka. Umusaza amaze imyaka 50, undi we nta nubwo arajya muri 1/2 cya musaza. Agashaka kugira nk'ibyo umusaza afite. Urumva rero ko ibyo ari ikibazo niba urubyiruko rushaka kugira ngo rubone ibintu vuba na vuba rutayibunikiye cyangwa rukumva ko ibintu byaza byihuse bitarushobokera rwose. Hoya biriho ugasanga umwana w'imyaka 20 imyaka 20, 19, 21 nyine munsi ya 25 ugasanga yayagaye afite ikibazo cya depression ngo ndashaka imodoka, ngo nkeneye imodoka, ngo nshaka imodoka imyaka 19 kandi wamahate ese papa wawe afite iyo modoka? Ati ntayo afite. Ati se kubera iki? Ati ryo ni igeno ry'Imana. Urubyiruko rwo rubona hari igeno ry'Imana kandi abantu babigezeho baba baramaze imyaka n'imyaka bihakuye babikorera. Ni ukuvuga ko ubu urubyiruko rw'iki gihe rurabona ibintu rugashaka kwihuta ngo ni igeno ry'Imana, ariko igeno ry'Imana ibyo byose naryo rigendana no gukora. Ubundi zino mbuga nkoranyambaga, izi mbuga nkoranyambaga nizo ziri kwangiza urubyiruko. Mbuga nkoranyambaga nizo zangiza ibintu gute rero? Ko kamwe nk'urugero tubare wenda turebe nka Juno Kizigenza, si umuhanzi si icyamamare. Ni icyamamare, afite imodoka ye agendamo. Juno yatangiye kwamamara na 20 tumumenya aririmba amaformula, sibyo? Noneho n'iyo myaka yarakiri umupeti rero nabano ba element nyine bano bana batori kureba nyine bibyamamare. Ari kubona umwana bangana nk'uriya w'icyamamare afite iyo modoka, yamara kubona ari mu modoka yakwibuka yuko bangana cyangwa se anamuruta, akatajya kuri pressure kugira ngo nawe ahita ashaka ko agomba kugera kuri ibyo bintu. Uri kubyumva? Ari kubona umwana muto bangana umwe muri miliyoni y'abana afite ibyo bintu, akahita yumva ko agomba kubigeraho nk'uko ngo yabigezeho. Ubundi se hari ibintu by'ingenzi umuntu agomba kuba afite: kuba yariye, kuba wanyweye, kuba waryamye, kuba wambaye, kuba ufite ubuzima buzima, kuba ufite n'ahantu ugomba kurara. Si ibintu bitanu? Ibyo ni ibintu bitanu by'ingenzi umuntu agomba kuba afite. Ariko se noneho ko urubyiruko ibyo byose, wenda urubyiruko rwariye, rwambaye, ruri n'iwabo, ariko rwagira ruti natwe ibyo byose tugomba gutunga ibintu nk'iby'abandi batunze. Uri kumva? Tugomba gutunga ibintu nk'iby'abandi batunze. Kubitunga utabitunze hari ikintu waba. Reka ibyo ni ibintu birimo umuntu agomba kuba afite, ariko atanabifite nta kintu yaba. Uravuga uti nta kintu yaba, ari ku rubyiruko rw'iki gihe ruba rushaka kubaho neza, kandi kubaho neza ni ukuba ufite ibyo bintu leaks, ufite imodoka ugendamo, ufite ahantu heza utaha, ufite amafaranga ku mufuka wawe.
mwikofi rwose iyo modoka abo bana bari gushaka iyo modoka abo bana oya iyo modoka abo bana bari gushaka base barazifite nabahere kuri base baherekera bakora base ntibazifite ariko urubyiruko niba batazifite unsobanura gute ku mwana w'imyaka 19 ngo kubera ko ngo nakubonye uri kugenda ku kamoto kawe ngo nanjye ngomba kukatunga mu gitondo erega two kuba nk'ababundi baririmbye ngo muririmbe baririmbye ngo ubukene bw'akarande si isezerano niba ababyeyi bawe se badafite imodokari wenda mu gihe cyabo batayifite cyangwa mu gihe bari barimo bagana batayifite wowe byakuza kuyitunga si utekereza ko batari bayikeneye ngereka nkubwire ikintu nemera cyo ni kimwe amahirwe araza ariko aza wayiremeye sibyo amahirwe agomba kurema urayiremera wenda nkanjye amahirwe tuzakine yajya nshenga ace ku ruhande ariko umunsi nayafashe kuyafata gusa amahirwe umunsi wa yakaci nzahita nyaniga ntabwo nayahereza bibo ntabwo nayahereza usko urugusanga nukuri aba urubyiruko rugenda ugasanga rufite ibibazo by'amadepression ibibazo by'agahinda gakabije ibibazo byo kwigunga kubera ariko ngo hari ibintu bari kubona bo badafite nukuba ko se ko urubyiruko nyine utarubuza kujya kwiza imbuga nkoranyambaga kandi ku mbuga nkoranyambaga akaba ibyo bintu byose rubibona rugasanga ahubwo ikibazo ni kimwe abashyira ibyo bintu ku izo mbuga nkoranyambaga ubwo buzima baburimo bo babishyira rimwe na rimwe rero ko kugira ngo bishakire amafaranga urubyiruko rukagenda ntabwo ariko baba babirimo hakusobanura gute yuko uyu munsi nerekanye imodoka y'ubururu sibyo iyo ni Lava sibyo ni Toyota nyine ejo ndi mu y'umweru ni Hyundai sibyo ejo ndi mu ubundi bwoko ese izo modoka bo barazifite abo ngabo bazitwereka ikibazo bariye bo wenda bazitwereka cyangwa se bazere ku rubyiruko baba bazibona noneho abafitiwe n'ibyo bintu bo bakumva ko bafite kandi nabo bakaba yumva yuko niba aramutse afite ubwo bushobozi bw'uko uyu munsi yahinduranyije imodoka ejo akerekana iyindi ejo bundi akerekana iyindi urubyiruko rwumva ko ari bwo buzima bw'iki gihe kandi nyamara rushobora kuba rwihenda ntabwo ariko nabo baba bazifite ese ntabwo urabona umwana w'umukobwa w'imyaka 19 ari kugenda na iPhone ya miliyoni n'igice baba bazifite baba barazikuye heza bamenya barazikuye he niwe ndi kubaza niwe mukuru ngenda vuga ngewe ndabazana urubyiruko rero ni mwebwe muziba ngenda bazana urubyiruko gusanga umukobwa umugana w'imyaka 19 afite iPhone ya miliyoni n'igice miliyoni 2 miliyoni 3 ukabaza uti mbe none yayikuye he hakaba n'abandi bakobwa b'urungano rwiwe babashaka kugira ngo nayo iPhone bayitunge umwana w'imyaka 19 unsobanura gute ko ari atunze iPhone kandi wabo bakodesha inzu y'ibihumbi 20 sibyo nuba ko ari ikibazo aba bana ubundi leta iramutse ifite ubushobozi yazashaka nk'igita abana badashaka gukora ikajya bahondagura ikafata ikabakubita neza ku buryo bose bagenda babikabashiramo wenda bibaye igihano cya leta wenda byakumvikana ariko ko abana batagomba reka nk'urugero reba umwana w'umusore wenda atungana umwana w'umusore tungana ugasanga yahindutse igikoresho cy'ubusambanyi mu bakecuru ese ubwo nk'iyo bibaye ngombwa ko abakecuru babura isi kikaraga amera ataramenyereye gukora abo bakecuru ngo abasore bamburungano rwawe niho muvana amafaranga bazajye bayavanayo njye ntabwo ndimo bajye bagenda bayabaye nta kibazo ngo niho bavana amafaranga mu bakecuru ubona hari igihe tuzahurira kwa muganga nkajya mbabona mu mashuka mukavuga ariko simbabona hari igihe umuntu ajya bari kwa muganga akajya avuga ukumva ijwi ariko ntubona umuntu yararangiye kera sida zarabamaze sida ubwo rero sinzi wenda inama nk'aho urubyiruko wenda watanga buriya iyo umuntu ahanura abantu b'urungano iyo umuntu ahanura abantu wenda bangana bashobora kumwumva nkatwe wenda abasaza iyo tubuze baravuga ngo ni ibyacu ngo ni ibya kera nkawe urubyiruko wenda ushobora kuruhanura ukabyumva ni inama yihe watanga kugira ngo urubyiruko nibura rwumve yuko rugomba gukora amaboko mu mufuka rugakora ndabagira se inama y'iki kuko imbuga nkoranyambaga zuzuyeho ahubwo nimusinde nimwinywere nimusinde nimwigire mu buriri hari igihe tuzahurira kwa muganga muvugana umuntu atari kubabona akajya wumva ijwi gusa ariko ntabona umuntu boss sutire mwari mukurikiranye ibiganiro bya CYANE TV kuri mikoro zacu cyangwa se kuri kamera zacu
turi kumwe n'umutumirwa yitwa Mita twari twamuvuze mu ntangiriro. Urumva yuko aravuga ati urubyiruko rw'iki gihe ruba rufite ibintu byinshi rwishoramo, rufite ikibazo cya depression, rurimo rurifuza. Depression yo iri ku rwego rwo hejuru, bari kwifuza ibintu birenze urugero rwabo. Urubyiruko rero rwo ngubwo yenda ubwo ari mwene wanyu urimo uhanura, sinzi impanuro mwaba mufashemo muri iki kiganiro nyine cyangwa se kuri uyu mutumiro twabonye, ariko ibyo rero byose twagira nyine tubabwire yuko iki kiganiro nyine ari akagaruka, tuzatugera tuganira ku by'urubyiruko n'umutumirwa. Nawe aho uri hose ushobora gutaha comment ukatubwira ukuntu mbese ikiganiro urakibonye, ukatubwira n'ibyo nyine urubyiruko cyangwa se abandi bantu mwamutekereza kuri iki kiganiro. Twagira ngo rero umutumirwa wacu Mita nawe agira icyo yongeraho, hanyuma dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hari igihe muzaririmba urwo mubonye, muri gushaka kuba abahanzi ntimufate isuka ngo muhinge. Hari igihe muzaririmba urwo mubonye. Mbese icyo wakongeraho ni igihe abishora muri ibyo bintu byose, abakora ibyo bintu bidafite akamaro. Muvana amaboko mu mufuka mukore mwanjijima, mubaza n'amaboko mu mufuka mukore. Iyo mubona papa wanyu na mama wanyu babyuka buri gitondo bajya gukora, bamutekereza yuko ari injiji. Mureke mukore mwana, nimukore kuba ko gukora bura nibwo buzima. Gukora ni wo mugisha, gukora ni buri kimwe. Gusa ariko nanone niba ushaka gutwika, igenda witwikire rwose, genda utwike. Gusa uzakubuza ko gahunda yo kuba hari ugutwika nyine. Tubeho rimwe nk'abazapfa, mureke twibereho uko tubishaka. Nta muntu nabwiye ngo, nta muntu nigeze mvuga nabi, ntawe navuze mu izina. Niba ushaka gutwika genda utwike, niba ushaka kuryoshya genda uryoshye, icyo ushaka cyose genda ugikora. Ubundi ninde muntu wo gukontorora ubuzima bwawe uretse wowe kubukontorora? Ubuzima bwawe hari uwo bureba? Nta muntu n'umwe bureba ubuzima bwawe. Genda ukora ibyo ushaka, wirya uko ushaka, ubeho uko ushaka, ubigenza uko ushaka. Tazagira umuntu uza kuguhagarara hejuru, tazagira umuntu uza kuguhagarara hejuru mu gihe nta n'ijana. Bya binomero byose wa mugani wa papa cyangwa siba byose uvane muri telefone, ariko mwibuke gukora, kuko nta kereka nka leta byibuze iramutse ifashe umwanzuro wo gufata ibigori byose bidashaka gukora, ikajya igenda ibifungira ahantu bitazajya bibona n'ibyo kurya, nibwo mwasohoka muzi icyo bita gukora. Subundi ubwo narenzaho. Urakoze rero umutumirwa wacu Mita ati nta kindi kintu narenzaho, ibyo byose ubwo urubyiruko nabo rwabyumvishe. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka, murakoze.